Inchwi mama, inchwi data, inchwi abakobwa beza, abakobwa bafite imana. Aha hari igihe ureba ibintu bikakurenga bitewe n'ubwiza bw'Imana, bitewe n'ubwiza umuntu aba afite, ukumva uranezerewe cyane cyane. Uyu ni murumuna wa Iryabera Trinitas, uyu yitwa Muvunyi Doriane, ni murumuna we. Muri kumubona ukuntu aseka neza, yicaranye na papa we. Ibi bintu bishimisha ababyeyi cyane, kubona umubyeyi aba yicaye hagati y'abana be akumva aranezerewe, akumva arishimye. Ni byiza kandi ntawe utabishima. So rero nje kugira ngo tuganire, hari benshi babinsabye kugira ngo nzabaganirizeho, tuganire kuri abavandimwe na Iryabera muri kumubona bose ubundi bajya nko kungana, ariko umukuru ni Iryabera. Urumva niba bavindimwe yenda buriya barakurikirana kuko muri kubona bose bari mu kigero kimwe. Rero umukuru ni Iryabera, agakurikiraho uwo wicaranye na papa we yitwa Muvunyi Doriane. Iryabera Trinitas ni mukuru we, hagakurikiraho uyu rero Muvunyi Doriane, akaba yicaranye na papa we witwa nawe Muvunyi. Aseka neza cyane uyu mukobwa, aseka neza, ikintu nakunze aseka neza, arimo Imana amavuta arimo Yesu. Hari ukuntu nyine biba byandenze nkibaza nti imiryango nk'iyingiyi iracyabaho, ukabona umuryango umeze neza, abana bameze neza, ukumva urishimye cyane. Hari benshi baba batagiriwe amahirwe yo kugira ngo bavukire muri iyo miryango, cyangwa ababyeyi babo bafate neza nk'uko ubona abandi baba bafata. Ugasanga ababyeyi bakubwira nabi, ugasanga ababyeyi ukuriye mu muryango nawe ubwawe ukabona uguteye ibibazo, ariko ukemera ukihangana kuko nta kindi gisubizo cy'ubuzima uba ufite. Byose rero niba aka kanya bikubaho cyangwa uri kubicamo, ihangane. Ndabizi neza yuko Imana ishobora byose izabigenza neza. Reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi wo kugira ngo tuganire, kandi tubashe kubana umunsi ku munsi. Ndagushimira wese wamaze gukora subscribe ahangaha, uri uw'agaciro kandi uri umuntu mwiza cyane. Ndagukunda cyane wowe aho uri hose n'umuryango wawe. Muri beza kandi mujya mumeze mube beza, kuko buriya kubona umuntu ugusapotinga side runaka biba ari ibintu byiza kandi bifite ireme n'agaciro. Reka tubanire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwiriwe neza banyarwanda, banyarwandakazi, ahantu hose muri mu mpande zose z'isi, muri mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye bari mu mugabane wa Aziya, Amerika, Canada, ahantu hose European, ahantu hose u Rwanda, Yesu we, Uburundi, ibihugu byose urimo, ndagusuhuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Ugira umugisha, ugira amahoro, ugira ubutunzi, ugira amafaranga, Imana igikurinda ibintu bibi, igikurinda igukomeze. Muri iyi si harimo ibibazo byinshi, iyi si harimo amarira, iyi si harimo agahinda. Noneho mu miryango y'iki gihe ni ibibazo cyane. Rero tuje kuganira kuri aba beza b'Imana, abakobwa beza b'Imana bafite Imana muri bo, bameze neza cyane. Umuntu wese yareba akishimira ko bareba adakuraho ijisho, umuntu wese yareba akishimira kubita inshuti, umuntu wese yahora akishimira kubita abantu b'Imana. Biragaragara kandi ni na byiza cyane. Uko bagaragara ni nako bafite imitima myiza, uko bagaragara ni nako bafasha abantu bababaye, uko bagaragara ni nako bajya gusura abarwayi kwa muganga, uko bagaragara niba abantu bicisha bugufi. Buryo ugitinya umuntu wicisha bugufi niyo afite amafaranga cyangwa afite ubutunzi, ariko akemera kwicisha bugufi, uwo muntu uzamwubahe cyangwa umutinye, kuko iyo akaza akakuvugisha atakweretse kwirata, atakweretse ibintu byahatari, ariko abandi ugasanga bakwiraseho ngo turakurusha amafaranga, ngo wowe ntacyo uri, waye. Ariko abangaba ntabwo ariko bateye, bicisha bugufi. Mana we, sinzi uko nabisobanura. Aba bakobwa, uyu muryango, iyi famiye ni nziza cyane, ndayibatuye. Natwe niyo mpamvu tubakunda cyane, niyo mpamvu twumva twishimiye Imana bafite muri bo. Icyo dukora ni ukwamamaza ubutumwa bwiza
kugira ngo ubutumwa bwiza nabo bagenda batanga bijye bibasha kubera abandi urugero, bijye bibasha kubera abandi ibyiza, bijye bibasha kubera abandi kureba bakumva banyuzwe n'ibiganiro tugenda dutanga ahangaha umunsi ku munsi ko bigenda bihahita. Rero uyu ni murumuna wa Iryabera Tinitasi, umuririmbyi wa Jehova Jire, muramuzi cyane, ndetse na murumuna we witwa Muvunyi Doriane, nawe n'ubundi aririmba muri korali, aririmba ku murongo w'imbere, dore ko mukuru we yenda atakiri muri korali atakiririmba, ariko nawe n'ubundi aracyaririmba ku murongo w'imbere. Ikintu namukundiye ni umukobwa pe uri proud y'uko ari nyine umeze uko ari, kandi aseka neza pe. Nawe umubonye tuvuga ati cyazi, aseka neza. Barasa na Iryabera cyane, noneho bafite ishusho nziza yo gusa na papa wabo, yo gusa na mama wabo, ukabona ni byiza, ukabona ni abakobwa beza, ukabona bafite Imana, ukabona Mana nyine ukumva si ibintu birakurenze, ukumva urashaka yenda kubaganiza, ariko icyo nabonye cyo ni ukwicisha bugufi. Papa wabo yabatoje Imana, yabatoje kubaha, yabatoje gukundana. Ibyo byose nawe niba unkurikira umuryango runaka, ufite umuryango runaka, umwana wawe ujye umutoza inzira nziza, ubane neza n'abandi, ujye ubabwira neza, nta kuvuga nabi. Buriya kwa kundi umuntu avuga nabi se, uba ubwira umuntu nabi ngo bigufashe cyangwa bikungura iki? Wamubwira nabi nawe ejo cyangwa ejo bundi ahantu waba uri ugasanga urahavuye. Hari benshi batunze ubutunzi muri iki gihe, hari benshi batunze amafaranga, ariko intebe bari bicayeho kera ntabwo ariyo bakicayeho. Uko bari bameze kera ntabwo ariko bakimeze. Icisha bugufi kuko ibihe birahinduka. Icisha bugufi kuko isi ni gatebe gatoki, niko njya numva abantu bavuga ngo isi ni gatebe gatoki. Ahubwo wowe ni kubera agatebe gatoki ujye ubasha gusenga, ujye ubasha kumenya Imana. Doriane, hari abantu benshi rero bambwiye ngo nzabereke Doriane ndetse na papa we ndetse na Iryabera. Namuberetse, mwamubonye, ni umukobwa mwiza cyane usa nka Iryabera, kandi bafitemo fotokopi, baraseka, basa neza cyane. Ngaye nguko rero ibiganiro byacu byose barakagaruka. Icyo ukwiye kuzajya ukorana we ni ukubazajya ubana natwe igihe cyose, kandi ukabasha kubana nanjye mu biganiro byacu byose ngenda mpitishaho dukora, ku buryo nawe uzajya uvuga ati cyaze uyu mwana, uyu mukobwa atuganiriza ibintu byiza. Kandi ndabizi neza yuko nubwo abantu benshi babimbwira, ariko nanjye ubwanjye ndiyizi ngomba kubaganiza ibintu byiza kandi by'Imana. Mureke minira ahangaha rero, mbifuriza amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ujye ubana namwe uko bwije n'uko bukeye. Niba utameze neza jya wihanganira ubuzima urimo, kuko uyu munsi ushobora kuba umeze nabi ariko ejo ukaba umeze nabi. Uyu munsi ushobora kuba wavuye akaguru ukabura inshuti, ariko inshuti zo muri iyi si Imana icyambere ijye kubera inshuti ya mbere. Bye, ndabakunda cyane.